neza mukaba niwe manager hano se kubera ko maze umwanya munini hano mbashaka n'ababuze Fifi ariko abagabo b'indani mutara n'inzike kumura umugore wawe yagiye washiririje inkono urimo urakina n'inyama nta soni ugira uzi amafaranga y'inyama uko angana ahubwo bazidaza twegera tubwire ukuntu popo zaje zimutambikanye sha mubyihorere mwe ntabwo mubizi wawe ariko hasi iyo baga kutagishyira hasi bro iyi baga buriya ega ntabwo turi bari umuntu abaye ntabwo twiba ubwo buriya no guterera nk'akajisho ubukoze amakosa ngo popo ngo byagenze gute popo gute mani zari zaransimbukanye tu zaranyarukanye no kubona ibicwa ni danje niyo mpamvu muri iyi minsi uri kubona uri kuri koreri ya danje nshaka amafaranga wangu nshaka amafaranga kabisa nshaka amafaranga rero twebwe ikitabuze hano ni iki ikofi bro utubonye umenya ko amafaranga nese no kuyarekura ko biba byabaye insazi wangu akunda baga byahatanye ti baga bro usaza nawe ntabwo uheza bafite bazi rwose manzi shiri wanjye ameze gute sinagukoreye umuti ameze neza namushyizeho waramubwiraga kumushyira ategereje kuza kumufunguza kujya kumufunguza nizere ko utamubabaje sha Fifi ntabwo naguhemukira urabizi manzi nsanze wamubabaje nukuri ko Imana ubucuti bwanjye nawe bataburangiye Fifi ntabwo nabikora mwana ntabwo nabikora kabisa ameze neza ahubwo ugomba kugura akantu kuko dore habuze gato ngagucakira mva mani ndizere ubu ngubu anashonje ngiye kuguha amafaranga ugende umugura ibiryo bitetse neza pana ibintu byo kumushyira ibiryo bibi ikindi kuri ya miliyoni twiyitiriraga ndawukubitamo 10,000 ugende wigurira akantu ibyo mpfaga nawe nibi ngibi bikize amahurambirwa vuba wangu iteka ryose unte 10,000 muri ariya mafaranga yose wana akubwiye 10,000 urumva ari make ari amafaranga yose yari ahari hataba make se ugereranyije n'amafaranga ufite uzikora abantu bamara imyaka igera muri 2 batarayabona reka mani kungora nubiswa ndi inshuti yawe wenda ko kantu kuteretsemo niko ariko shaka mwana nawe mwe 10,000 koko manzi nanga ibyo bintu ayasha nawe ugira amagaciro mwana ibintu wowe genda umugurira ibiryo ibyo 10,000 nabyo ntago ari makeya ubuse ntari umuntu ubibona hashize imyaka 2 sibyo cyakora nuko uvuze ute umuntu wawe ntari genda ndaje nkuzanira amafaranga sawa Bite manaje? Sawa boss. Niriwe neza. Nizere ko akazi karimo kagenda neza nta kibazo. Neza cyane. Ibintu byose ngerageza kubikurikira. Okay. Ahubwo urabona boss iri rya soko ryo kubaka universite durutse gutsindira iminsi ishize uyu munsi byabaye official ko ari ryacu ariya soko nta kuntu batari kuri duha kuko iri soko nubwo ryapiganirwaga n'abantu benshi ariko njye nari mbyizeye kuko turindashyikirwa kandi dukora neza ahubwo ikindi ngira ngo wabonye ko iri soko rifite agaciro ka 1,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda
Okay. Urabona rero dukoze neza ko twaba nibura dufitemo miliyoni 500. Bivuga ngo rero ibintu tugomba kubikurikirana neza. Ese mata gerayo mpamubaza ko njya mbona uri inshuti y'umukobwa wanjye Shani, ntabwo waba uzi ahantu yagiye ko nigeze mubona ku rusengero? gusa wageze ngo ago makuru nagame ntabwo nzi yawe. Izi nkweto zitera umunaniro se buriya mwari kwitegura kuruhuka agomba kuba akuyemo izi nkweto rero niyo mpamvu ngo wakiyapfukira ubuzikuyemo. Sheri ko mbona uri kubyibuha cyane ni ukubera iki? Ko mbona umubyibuho ukwishe. Sheri dore ahangaha ejo ndi narahiye ndimo ndateka umukozi sinzi aho yari yagiye. Sheri nyereka ndebe. Ahangaha Sheri ase wazaritse kujya urivuna ngo ujye ese se ushaka ko yenda gutegera nyine ujye uza basi mbigukorere aho kugira ngo urinde wavuga ngo ugiye kotswa n'abakozi. Shaka nzakubura. Sheri ukuri kw'Imana umaze kubyibuha cyane. ndimo kuranuka. Iyo umubyibuho ntabwo mushaka, ngomba kugukoresha siporo nyinshi umubyibuho ukagenda ukashiramo. Dore ibintu ndi kubona ari byiza cyane, ariko umubyibuho ntabwo ndi kuwushima. Ndabona ibintu sinzi. Sheri ntabwo wari unumbuye. Ntabwo wari unumbuye cyane. Dore umunaniro. Manager rero ngira ngo no gutangira gahunda tugatangira procedure y'uburyo twatumiza ibikoresho. Yego. Ikindi kandi tugomba kwitegura no guhita dutangira akazi. Yego rwose. Uri kundeba? Umugore wawe arahamagaye. Umugore wawe arahamagaye. Okay. Mwitabe. Halo. Mama Shani, kumbajije ibintu utari usanzwe ubimbaza. Yego, ibyo turi kumwe turi mu kazi. Oui Sheri. Sheri ndi ku kazi. Ariko kuki utajya unyizera koko? Sinari nakubwiye ko ngiye ku kazi. Habaye ibintu by'akazi kenshi biba ngombwa nyine kandi nasize mbikubwiye. Oya Sheri humura. Ndagukunda ntabwo nakubeshya. Kandi nta nubwo nzigera mbikora mu buzima bwanjye. Oya, ntabwo twajyanye. Ariko reka nkubwire, kariya gakobwa karatunaniye. Ubu ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo ntabwo wigeze umuca n'iryera. Okay. Byihorere. Reka nze gahamagare. Karambwira aho kare. ariko wowe wagiraga ari buze kuza kuba hano. Uyiwe ntabwo cyakoze turikoreye hano dufite
abana atugize abana tubonye mu bibinja mbese kuko hari igihe azajya avuga yakumva ukuntu ukurabereye neza neza mbese nibaza nk'umwana ari kuvuga muri umva cyo koze mu bwenge mbabwiye Fifi. Fifi uyu munsi urandemeye iyi tariki nayisevinze ku mutima nanjye ewana ibintu sebaho urishimye umunsi ndenda kubakorera shongewe noneho sho yanjye izaba iri kumwe na Mucoma Mucoma ariko wagiye kakukina Mucoma se umeze nka Fifi afite ibisaza oya kura nimureke aho ngaho Mucoma Fifi sheri mva ngoze Fifi agatonga wanjye mbwira nyuma y'iyi pati ufite urapanga kuza gukora iki Jojo reka nkubwire kiriya gisaza noneho nimba ngiye kuzajya nyoza amaguru nkagikurugutura nkakitaho nkagiheka nubwo kingana nka toni kikarerembura nkakibwohereza ariko ndashaka mbona iyi nzu yose mureba ijye ku mazina yanjye Fifi wow icyo mukundira bebe ni ukuri ubundi kw'Imana woza umuti na umva wavuka nibwo bwa mbere numvise utekereza ikintu kizima umva ugomba kumuhata ikintu cyitwa urukundo ukamuha buri kimwe cyose ashaka cyose ashaka ukamuryohereza ego wasake we ku buryo iki gipangu cyose azaje kwandikaho washaka mugata munarangizanya mureke tugende pasiteri atadusengera mu kanya ndabizi nawe ukora neza uzi icyo gukora yewe pasiteri nabasengera ndabizi nawe uri kigwashe ndabizi nawe uri kigwashe nataba no kumuheka nubwo ameze nka toni niko gahungu nyine niko shani kuva mu gitondo wiriwe kutagiye gusenga wari urihe kutigeze ujya gusenga mbwira gahungu ukiriye kakuzererana ku buryo ugeze aya masaha utarataha yatangiye byita gutwika birangira ari mu kigare ubwiza bw'abari bwaramutwaye nawe aragenda arakwama mu gitondo afata ingamba